Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuri Berwa TV. Ngiye wumva ndirwimikwa mu ngabo amacuma acanye babyeyi bavuza impundu, umubyeyi yibarutse inyamibwa avuza ubuhuha, inoni zicacana hose abana bato barya ubunyano bitegura kwita iyo nyamibwa izina. Ndi Dr. Berwa. Menya ikinyarwanda kandi usobanukirwe. Tugiye kubasobanura imihango y'ubukwe, tugeze kuri etape ya kabiri. Tugeze gusaba no gukwa, ubushize twababwiye kurambagiza ndetse no gufata irembo. Turahera mu gusaba, duheruke mu gukwa. Uko imihango igenda ikurikirana. Umuhango wo gusaba wakorwa gute rero? Mu muco nyarwanda, umuryango w'umuhungu niwe wajyaga gusaba umugeni. Kubera ko mu Rwanda ubwoko bw'igisekuru ushingira ku mugabo. Kera umuryango wasabaga wabanzaga kwitegura bihagije no gutera cyangwa kuraguza, agatera inzuzi zakwera akabona kujya kohereza intumwa mu muryango azajya gusabamo umugeni. Umukuru w'umuryango akenshi niwe wabaga umukwe mukuru. Yaba atabishoboye bagateganya cyangwa bagategura undi ubikwiye. Umuhango wo gusaba nuko wabaga uteye. Naho umuhango wo gukwa mu Rwanda ni ugutanga ikintu cyemewe nk'inkwano kugira ngo ubone umugeni, kikaba ikimenyetso cyerekana ko umugeni afite aho aturuka, ko atishingiye, ko ashingiwe n'umuryango. Inkwano rero yari ishimwe umuryango cyangwa yari ishimwe y'umubyeyi w'umukobwa, kubera ko yabaga yarareze neza umwana, yabaga yarareze neza umwana yareze, akaba agiye gushinga urugo rwe. Umuryango wo gukwa nuko wabaga umeze, n'ishimwe cyangwa ni ikintu cyemewe cyahabwaga umuryango w'umukobwa. Naho inkwano ikaba ishimwe byahabwaga umubyeyi w'umukobwa nanone, bamushimira ko yareze neza, kandi cyerekana ko yareze neza niko umwana yareze nawe agiye gushinga urundi rugo cyangwa agiye gushinga urugo rwe. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ukomeza ugubwe neza, komeza udukurikirane kuri Berwa TV. Ndi Dr. Berwa. Gira amahoro, kandi ngusaba ko cyangwa ushishikariza ko wabwira n'abandi bakaza bakadukurikirana. Mugubwe neza.